nk'uko bisanzwe kuri uyu munsi BTN TV ibazanira ibintu byinshi biba byarabayeho muri ino si dutuye, aho uyu munsi tubazanira ubumenyi bw'isi n'uko ibendera ry'u Rwanda ryajyanywe mu kwezi. Benshi bize amashuri abanza mu gice cya solar system cyangwa se systeme solaire bigishijwemo ko isi izenguruka izuba, ibi bigakorwa mu minsi 365 cyangwa iminsi 366 aribyo bingana n'umwaka. Kugera mu mwaka wa 2006 imibumbe igaragiye izuba yari 9 ariyo Mercure, Venus, Terre ariyo si dutuye, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune na Pluto. Muri uwo mwaka wa 2006 ikigo mpuzamahanga gishinzwe ubumenyi bw'ikirere International Astronomical Union yatangaje bimwe mu bipimo ngenderwaho byerekana uko umubumbe wuzuye uba umeze, imiterere yawo. Ibyo bipimo byerekanye ko mu mibumbe 9 yari igaragiye izuba harimo umubumbe umwe utari ubyujuje tuma umwe ukurwamo. Magingo aya imibumbe igaragiye izuba ni 8 aho kuba 9. Kugira ngo umubumbe witwa umubumbe nuko wagombaga kuba wujuje ibyo bipimo bitatu. Icya mbere nuko ugomba kuba ugaragira izuba. Icya kabiri nuko kuba ufite ishusho y'uruziga. Icya gatatu nuko kuba umubumbe nawo ufite ubushobozi bwo kuba wakurura nawo utundi tubumbe dutonya, les astres, ngo tugaragire nawo. Hashingiwe kuri ibyo umubumbe wa Pluto wakuwemo bitewe ko wo udafite ubushobozi bwo kuba nawo wakurura utundi tubumbe duto, les astres, mu gihe ibindi byo bibiri bigenderwaho umubumbe wari ubyujuje: kuba wari ufite ishusho y'uruziga no kuba nawo ubasha kugaragira izuba. Iyi si dutuye, iyi si yacu no mubumbe utuwe n'abantu kandi ugaragaraho ibinyabuzima. Iyi si dutuye yo mbere yari umugabane umwe witwaga supercontinent cyangwa Pangea. Mbere uyu mugabane umwe supercontinent cyangwa Pangea wari urukumbi ukikijwe n'inyanja imwe yitwaga Pantalas. Inyanja Pantalas yari ifashe 70% y'ubuso bw'isi. Ibi tubikura muri Continental Drift Theory ya Alfred Wegener Umudage. Dushingiye kuri theory ya Alfred Wegener aho avuga ko iminsi yagendaga ishira hagendaga habamo impinduka kuri iyi si, harimo n'imitingito. Iyo mitingito yaje gutuma Pangea cyangwa supercontinent iturika, havukamo imigabane dutuye uyu munsi ariyo Asia, Afrika, Uburayi, Amerika ya ruguru, Amerika y'amajyepfo, Antarctic na Australia. Ubu dukurikije ku bikorwa bya muntu, umunsi ku munsi ubushyuhe buragenda bwiyongera n'ibikorwa bya muntu biri kwangiza ibidukikije, aho inganda nyinshi z'ibihugu biri gukataza mu guhanga ibishya no gukora ibikoro bya kirimbuzi hifashishwa cyane cyane ingufu zitisubira. Kandi twibuke ko ingufu zitisubira ari zimwe mu zangiza ikirere. Ibi bigaragara ko mu myaka miliyoni 50 urubura ruri ku gasongero k'isi mu majyaruguru no mu majyepfo aho ruzaba rwarashizeho, niko Alfred Wegener akomeza avuga. Icyo gihe isi zahura n'ingorane nyinshi, harimo ko iyi migabane yacu dutuye yazongera igahura bikongera bigakura umugabane umwe. Bivuze ko Afrika, Amerika, Uburayi, Asia, Australia na Antarctica byose bizongera bigahura bigakura umugabane umwe. U Rwanda, ibendera ry'u Rwanda mbere ya jenoside yakorewe abatutsi ryajyanywe ku kwezi, aho mu mwaka w'1972 mu cyitwaga Mission Apollo ya 17 ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa 12 1972 amabendera yose y'ibihugu byari biri mu muryango w'abibumbye yajyanywe mu kwezi mu cyitwaga Mission Apollo ya 17. Nyuma y'umwaka umwe gusa ibyo bibaye, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaje gusubiza ibendera ry'u Rwanda rya mbere ya jenoside yakorewe abatutsi hamwe n'ibindi bihugu byose byari biri mu muryango w'abibumbye. Aho hari mu mwaka w'1973. Icyo gihe ibyo Amerika yakoze cyari ikimenyetso cy'ubumwe n'amahoro
y'abatuye isi. Icyo gihe kandi ibihugu byose byabarirwaga mu muryango w'abibumbye byahawe akabuye kavanwe ku kwezi nk'ikimenyetso kigaragaza ko bagezeyo koko. Bahabwa n'ishusho y'icyogajuru cyakoreshejwe muri iyo misiyo ya Apollo ya 17. Icyo gihe Amerika yayoborwaga na perezida witwaga Richard Nixon, naho u Rwanda rwo rwayoborwaga na perezida witwaga Kayibanda Gregoire. Muri uwo mwaka w'1972 isi yari mu ntambara y'ubutita hamwe n'igihugu cy'Uburusiya. Ibi Amerika yakoze gutwara amabendera y'ibihugu byari mu muryango w'abibumbye. Yabikoze mu rwego rwo kwerekana ko ari igihugu cy'igihangange no kugira ngo kigirwe icyizere hejuru y'Uburusiya. Ushaka kumenya byinshi kuri aya mateka y'u Rwanda, wayasanga mu ngoro y'u Rwanda y'ibidukikije iherereye mu burengerazuba bw'u Rwanda mu karere ka Karongi. Turabashimiye cyane. Ushaka gusubiramo cyangwa kureba ibindi bigereranyo byacu, wabisanga kuri channel ya BTN TV cyangwa se ugakora subscribe ukajya ubasha kubona ibindi bigereranyo ku gihe. Njyewe yari Kamanzi ka Semigabo Janvier.